Okay guys, ngiye kubabwira uburyo ki nabuze monetize kuri YouTube channel yanjye. Ngiye kubabwira n'icyatumye nyibura, kandi nizere ko buri wese atekereza kuzakora ibyo bintu cyangwa se ashobora kuba yarakoze ibyo bintu byatumye mbura monetize kuri YouTube channel yanjye. Dutangire. Ngiye kubabwira uburyo ki nabuze monetize biturutse kugura abasubscribers 100. Narangiza YouTube najya kwa applyinga bakanga kumfungurira channel history. Okay. Abantu benshi rero muri iyi minsi bari kugura subscribe, ugasanga sub yegura zigura nta kibazo barakwihorera, ariko nanone ngiye kukubwira ibibi byo kugura subscribe, kugira ngo niba waraguze subscribe, inama nakugira ifungurire indi YouTube channel, kuko warangije kwangiza channel yawe. Kuko nanjye urareba ko nagiye ku yindi channel. Tugiye kubirebera hamwe rero. Muri 2023 nari mfite abasubscribers 86. Ndangije ngura abasubscribers 100, natanze $1. Ubwo kuba bizi $1 ni 1,300. Noneho sabijana barazimpa irarangira. Ndangije ubwo channel yanjye irazamuka. Ejo bundi rero nibwo nujuje ibisabwa, ndangije nsaba kwa applyinga kuri YouTube. Barangije rero channel history ambwira ngo ntago ifunguye. Nibwo naje kugenzura rero nkagenzura nsanga impamvu banyimye monetize nuko naguze abasubscribers. Kuri wewe rero waguze subscribers, wumvireho rwose, ndagusabye hindura. Noneho rero ikindi kibi cyo kugura abasubscribers, urabagura pe, ariko nanone YouTube ntago yaguha recommendation, ntago yakurikomandinga, ntago bibaho. Ubwo nicyo kintu kindi kibi cyo kugura abasubscribers, ariko by'umwihariko ntago baba monetize baraguza abasubscribers, ntibibaho. Na views nabyo ntibiba. Ubwo rero inama nabagira, shinga channel yawe, ujye ubona umusubscribers uhiguhaye bwite, areba channel yawe agahita guha subscribers, apana kugura subscribers. No. Ubwo nizere ko mwarebeyo. Noneho rero ikindi, hari igihe ugura abasubscribers, sibyo? Nibyo urababona pe, ukuzuza umubare, ariko se rero abo basubscribers niba uguze 500 bazaza bakurebe. Icyo kindi kibazo. Izo sub ugura nyine ziba ziri aho ngaho, ubwo nyine ni nkuko umuntu yaguha sub ariko ntakurebere video zawe. Ubwo nizo ngizo nazo ntacyo ziba zimaze. Byarangiye rero ibi bintu nabimenye muri iyi minsi. Ubwo rero yifuje kugira ngo buri wese ufite YouTube channel ibi bintu mbimubwire, tazayoboka ukagura subscribers wibwira ngo uri kugira. My friend, nyine zamura channel yawe. Niba ukiri hasi nawe zamura channel yawe. Nkuko nanjye iyi channel muri ukubonamo gutya, nanjye nyine niyo ngiye kujya nkoreraho ibiganiro bimeze nk'ibi ngibi. Ubwo rero ku bantu mwari mushaka kugura subscribers, my friend, rwose inama nabagira, ntuzirwe ugura subscribe. Ntibibaho ntuzigugura sub, kuko nugura sub nta monetize bazaguha,
channel history ntibazayifungura, kandi channel history ni YouTube yigufungurira. Ubwo rero urasabwa kugira sabu zawe nta yandi makosa ukoze kuri YouTube. Nugura subscribers YouTube ubwo nyine izahita igushyira mu bihano, kuko nyine uzaba warenze ku mabwiriza ya YouTube. Okay, ako kantu wakumvisha. Ubwo rero ndababuriye ku bantu mufite channel zikiri hasi, mbabwiye kuntu byagenze. Ubwo tuzasubire mu yindi video itaha. Ubajije ikintu uri kundeba, ubajije